igihe nabataramu badukuza umuremyi cyangwa nundi ubwo reka tuyihereho muri ubu buryo yisomere yose yakabaye tuyihereho kuko niho urugamba ruri kugana niho urugamba ruri kugana titre yayo iragira iti Rayon Sport igiye kugura abakinnyi batatu basatira izamu. Okay. Yes, narebye niba hari umuntu wayanditse niba ni Jado dukuze yanditswe arumfana wa Rayon Sport yitwa Abdul Mbara suhuze yaravuze ati cyo mbakundira ati mubasha kunisha umuntu umupira n'umuhungu umubyeyi yitwa Murenga akorera hano ku Gisimenti. Reka tunamusuhuze cyane ati mushaka kunisha umuntu umupira mu Rwanda atawukundaga. Oya reka tubakundisha ngo yikundiraga wo mu Bwongereza ariko aravuga ati ubu numva cyane urukiko rw'ubujurire kubera amakuru yo mu Rwanda. Reka duhere kuri iyi nkuru ya Rayon Sport yanditswe ku itariki 14 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2024 ubwo ni kuwa gatanu yandikwa saa 4 n'iminota 4 yandikwa n'umunyamakuru wanaciye hano mu rukiko Jado dukuze. Iyi nkuru iragira iti ikipe ya Rayon Sport yamaze kumvikana n'abakinnyi batatu barimo ba rutahizamu babiri n'umwe usatira aciye ku mpande. Yego. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu rugendo irimo rwo gushaka igikombe cya shampiyona. Amakuru yizewe agera ku igihe atangaza ko nyuma y'aho ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport butangiriye imirimo mishya bwahise butangira kuvugana n'abakinnyi batandukanye bazaza muri iyi kipe muri Mutarama bakayifasha guhatana mu bikombe bibiri. Ibi komite nshya ikaba yarabishimangiye ubwo yendaga guhura na PRFC muri derby y'imisozi igihumbi ubwo twajyaye Stade yatangazaga ko bafite gahunda yo kongeramo abakinnyi muri Mutarama kugira ngo bakomeze imbaraga mu ikipe. Yego. Aba bakinnyi bakaba barimo rutahizamu wundi umwe mu bari kwitwara neza muri Senegal kuri ubu ahagiye kuzanwa n'abamaze iminsi bakorana n'iyi kipe mu kugura abakinnyi muri ikipe. Iyi kipe kandi ikaba yenda kuzana undi rutahizamu uzava muri aka karere aho bivugwa ko yaranzwe n'umutoza Robertinho watangaje ko amwizeye mu bijyanye no gusatira izamu. Umukinnyi wa gatatu akaba ari umukinnyi usatira aciye ku ruhande aho ashobora kuba umunya Central Africa Theodore Yawanenji Maripan Christian wamaze kumvikana nayo gusa ibye na Gasogi United bikaba bitarakemuka. Mu gihe Maripangu ngo atakwerekeza muri Rayon Sport iyi kipe ikabishaka kumusimbuza undi mukinnyi we nawe ukomeye uca ku mpande ariko ushobora no gutsinda ibitego. Yego. Rayon Sport niyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 33 nyuma yo gutsinda AS Kigali ibitego 3 kuri kimwe kuri uyu wa 14 ukuboza mu mwaka wa 2024 irusha PRFC kuri cyamanota 8 nuko inkuru ivuga. Urumva shampiyona turi kuyivuga ariko burya amaherezo y'inzira n'ubundi bari mu nzu. Shampiyona twayivuga twasesengura umukino wuje Gasogi wenda na Muhazi twasesengura iki niki hose biza kurangira tubiganishe kuri Rayon cyangwa kuri APR. Rayon Sport ntiyoboye urutonde rwa shampiyona. Yego. Ntirusha amanota 8 APR n'ubwo APR ifite ikirarane cya Musanze. Iyi nkuru narayibonye nikangamo. Ikipe yoboye shampiyona kandi irashaka kongeramo kandi taranatsindwa muri shampiyona yose kuva shampiyona yatangira Rayon Sport ndumva itaratsindwa n'umukino n'umwe. Rese kunganya ifite duresha tugusa. Kandi ifite umukinnyi Farenganye uri kubica bigacika kuko nahise ntekereza muri kure mukabona Rayon Sport nihe mu mikino 13 kuri icyo kintu waruvuze mu mikino 13 inganyije gatatu itsinda 10. Yego. Ariko niyo bafite 30 abantu ntibaranyurwa baravuga bati turongeramo izindi ntwaro. Ongera usubira iyo muri iyo nkuru. Yego. Gato tuyisesengure cyane bitworoheye gusesengura iyo nkuru. Ubwo rero isavuze ikintu tutatekerezagaho. Ariko soko niziri inyuma nazo zicaye simbihamya nazo zigomba kumanura intwaro. Nazo kwa mbere zigomba kujya abakinnyi zongeramo. Ahubwo champion ikwiriye kugaruka abakinnyi. Ukuvuga ngo ikirimo muri iyi nkuru gikomeye cyane. Haraho bavuga ngo bagiye kongeramo ba rutahizamu babiri. Nuvuga ngo uhari deja ni top score. Rutahizamu umwe. Uravuze ngo n'abasatira baciye ku mpande uvuye muri Senegal wazanye Farenganye ni uje kubazanira undi uri yo urarimo na natsinda nicyo bisobanura wazanye Farenganye mu agenti wamuzanye azundi mwiza uri muri Senegal cyane ngo bice bigaciye kumeze neza muri minsi
undi wavuze ko uzava mu karere ngo ni umwanya we ni abakinnyi barimo rutayizamu wundi hari uwo uzava muri Senegal, hari undi wa Robertinho. Yego Robertinho nk'umutoza nawe yarekomanda gutanga umusaruro ariko ku bakinnyi yasanze ijana ku ijana. Nekereje muri Simba Robertinho yakomeje kuvuguruza za mfube z'abatoza tujya tuvuga avuga ngo urumva siniguriye uyu munsi yaje asanga ikipe imeze urabyukije nanone kandi ntaratsindwa. Iyo umutoza atsindwa natwe abanyamakuru turushaho kuyobya abantu ngo erega ngo n'abakinnyi yasanze ngo atiguriye. Yego kandi abatoza b'Iburayi turabona babona umusaruro nta bakinnyi yaguze ahubwo wenda akazagura nyuma ahageze yageze muri Kigali nta mukinnyi n'umwe yaguze. Ndabyuka ko asimbuye muri Isa byamunaniye. Kasaraza twara igikombe cy'amahoro atsinze APR finale cyane ayitsinda muri championnat ayitsinda na Super Cup kuri aho bakinnyi nta n'umwe yaguze ahubwo agiye ku isoko kugura rero nibwo ibintu byacuramye. Bivuze ngo Robertinho ku bakinnyi ataguze ariko ubuyobozi bwa Etihad mu bushobozi bwabo bitondeye mu kubagura burya ntabwo wapinga umuntu ibintu byose. Iyi ni ikipe yaguzwe na Jean Fidel cyane udemera umuntu keretse ashaka ikindi kintu. Namenye yabanje kujya mu Senegal aratata yazanye aba Omar Nyingi yarababonye burya ngo nasuwane bagomba kumugura basanga arahenze ariko Reyo yari yorohereje uyu munyamabanga wayo si ibyo kohereza abagenti mutandukanye ibyo bintu ngo twohereje mu agenti gusa agenti uri mu bucuruzi ushakira amafaranga agenti ijisho rye ngiriza kurebera. Ariko niba uvuze ngo twebwe mukura twohereje Regis turamwizeye nubwo adakorera mukura ariko turamwizeye umukinnyi azemera niwe tuzagura wenda afatanyije n'abagenti bazamubwira ngo ukomeye muri championnat n'uyu noneho Regis nashyire ijisho rye. Patrick namenye yabwiwe abakinnyi muri Senegal ajyayo kubirebera. Farenganye we yaravuye Iburayi ariko umukinnyi uvuye Iburayi ntibamushidikanyaho amaze ashaka kuza bikanga ngo yaratsinze ibitego byinshi muri Senegal ikintu cyantangaje yabaye top scorer wa saison ya 2023 bura ngo batsinda bikeya muri Senegal championnat yabo ngo ibikomeye utsinda ibitego byinshi ngo batsinze bikeya. Farenganye ntiyigomba kwirwa bongora mureba umukinnyi wagiye Iburayi niyo byakwanga ntabyo byose ntabwo umushidika keretse yaragiye n'ubu ndashidikanywaho ariko ugiye Iburayi waratsinze ibitego byinshi nk'ubu urabona iyo bashuti bagarutse ntibidutangaza yagiye n'ubundi ari umusimbura mbawoma ariko uvuze ngo ni umukinnyi nka Byiringiro Lage niyo yagaruka ntabwo byakugora kumufata kuko agenda ari umukinnyi mwiza sibyo ariko ba Omar Nyingi yarababonye basuwane arabibonera. Urumva rero hari umuntu ngo ushobora nyiri uwo abo bazanye uriye byose ntabwo bazana uri munsi ahubwo bazana urenze uwo uri gukina ngo Robertinho nuko abatoza bakora babahanga yagiye kuzanaza na ntwari izamukorera izina cyane ko amaze no kumenyera umupira w'akarere agatoza Simba amaze kumenyera umupira w'akarere urwego rw'abatoza za n'umuntu ngo kuko ari ahubwo mise mitekereza cyangwa udashoboye kujyanga mushakira cyangwa mushakira hafi Kalisa Milton niba bishoboka kuko niho na Milton Kalisa yari kapiteni we muri Vipers muri Simba sugo yabona umwataka we sinangomba Simba ariko nabandi bakinye muri Tanzania nabazi yabarabazi cyane ko wakaratse so agent we kandi yabaza abakinnyi ni mugoro namubaje niko Maripango bikigoranya ejo bundi nahuye na Wakara arambwira nanjye nayirebanye yambwiye ati ubona urushabana ati ahubwo vuga ngo Rayon Sport yambwiye ati Maripango na Gasogi byo bibara ahubwo kuko nari mubwini Maripango arabura iki muri retour ntazatanya gukina muri Rayon ati Rayon Sport ni nk'iya kane izimu amahirwe yandi yo kujya niyo ngo gukina muri Rayon biri kure ubwo bivuga ngo gukina mu Rwanda byongera uko gukina mu Rwanda gahunda ni yuko ashakirwa ikipe hanze nibyanga nibwo yaza nakunze confidence z'ejo bundi twarahuye Wakara ndamubaza se ikibazo cyane wenda nukongera nukwishyura Gasogi amafaranga yamuhembye yarambwiye ati Jack Kensi twarabanye nta kibazo yamuhembye ayo yamuhembye ku kwezi ibiri mu rubanza ntabwo ari umwana mu kuburana kandi ni gake sinzi niba hari imanza yatsinzwe muri siporo muzi izo nzi abakinnyi n'abamureze muri FIFA byarangiye babihombeyemo hafi ya bose ariko kuri iyo deba twari turiho tuvuga ngo Wakara abakinnyi bo mu karere arabazi bose Robertinho ni umuhagarariye kubona umwataka wundi mu karere byaba Milton Kalisa Vipers ubwo turagenda kuba yatoje aho yatoje Tanzania wo iyo nkuru yirebeye inyuma abantu benshi bahita batangira kwibariza ngo batangire kwihisha ishusho ya Rayon Sport ya roturu ubirakomeye none rero bimeze bitindwa noneho uribaza ngo niyongeramo batatu irashaka bataka umwataka ngo uzaza no muwinga
n'umuwinga ngombwa se cyangwa ni babiri Azizi Basane yapimwe na Derby bigaragara ko adashyitse basanga bose na Robertinho yahise amuhana kuri match ikurikiye ntabwo yamukinisha yahise amuhana we na yaje asize we na Haji babanje bose yahise abahana yahise avuga ati ntabwo nabemeye kuri Kagege umwana uvuye muri Marine niba uri ndusimburwa nta kintu wakoze kuri Gilbert ubwo kocha akora iki kuko umunyamahanga hano kuko nk'ubu twonye abantu bari bya Manchester United harakana karimo ariko abonye uburyo kandagaje abantu Amadidi kariya Umunyakode d'Ivoire uzi umupira pe nukuvuga ngo rero kuri match zikomeye nka Derby bura nka Madudiaro igisigaye gusa ni ka management gato ubundi bindi buri ya graduating ibyo bita ku graduating akira umuntu ajyaga kwiga ukazageza igihe cyo ku graduating ukaba wasoje nyine abantu yaraje ko wagezeyo yaraje baramutiza nawe yagezeyo buryo utsinze Derby nkiriya bura yageze igisigaye n'utuntu two kumanaginga gusa kugira ngo fame itazamurenga ariko bura ya graduating byarangiye yamaze kubona diplome ye muri football gutsinda Derby nkiriya icyo navugaga wari ukomeje kuri umuntu wo byananiye kuri Derby burgira irakugura no munzani mwiza cyane burya Derby yadupimiye abanyamahanga dufite ku mpande zombi cyane ubivuze neza ari abaperi ari n'aba Rayon Sport ubwo Rayon ibona ko ikeneye umuwinga w'umunyamahanga kuko Iraguha nta gishyura munanira niwe tuzi nyine Iraguha ubundi ko yatangiye yakaba yakina neza kureba mu match ya aperi yaribuze ongera unyibutu twibutse ya myanya nabataka wayisomye neza numwataka rutahizamu bivuga ko ngo aje guhanganana bivuga ko nganye wasabye nkaho yemeje Derby gasa nkaho imwandujeho akantu gati mu hindi mushyizeho nk'akasha kubera ko yayitwayemo ariko n'inganye mu kugeza akakanya wemeje abantu ntacyo wamubaraho uburyo butatu kuba wahageze ubwabyo yes yaba nuko batabizi kubura tageti sawa abantu bajyaga bavuga ngo Olivier Giroud ngo ngarati ibitego byinshi ariko yahagejejwe n'iki nuko ngo afite karite z'ubwataka ko Shabara atagera azi wenda de marquage azi kumenya guhagarara ha Shabara songerwa wa Kigali ko atahagera iyi nkuru se kwivuyeho nayibuze kandi nyiguhaye ndi kwifungura ntifunguka none se uyisomye ukuye mu kirere nayisomye ariko kwisubiraho byifunze nkure dukuze ntago ndi kuyisoma ngewe simbizi ko ngiye nawe kandi isaziyeho ntago bishoboka iri gufunguka bakora yikise aho kwari genanye binanira hari ngiye yanze noneho sinzi ihe magnifique turebe ko ayifungura muri machine hariya ko hano ntiri gufunga konzi wacu afana rudasingwa uziko nanjye nyibuze inkuru ivuyeho igihe mugaruye nkuru vuba vuba weya ntago bayikuyeho kandi nyisomye isivaho amaye link ndayinjiramo inkuru ivuyeho none se singi oya yagarutse igarutseho akabazo technique bari babura bashaka kuba bagiye iragarutse ikande urayibona ikande urayibona iragarutse hari akabazo tekinike kari kabaye dushimire cyane Senior Jado dukuze hera ngo ikipe hera aba bakinnyi bakaba barimo hera aho ngaho aba bakinnyi bakaba barimo rutahizamu wundi umwe bari kwitwara neza muri Senegal ubu yego aho agiye kuzanwa n'abamaze iminsi bakorana n'iyi kipe mu gukura abakinnyi muri iyi kipe ngo iyi kipe kandi ikaba yenda kuzana undi rutahizamu uzava mu karere aho bivuga ko yaranzwe n'umutoza n'abarutahizamu batatu ngo hari faringanye reka twita abasatirizi wenda hari faringanye hari rutahizamu wa Senegal hari n'undi ugomba kuva mu karere Robertinho yaranze noneho nk'umutoza ngo Rayon Sport uyu munsi ifite ibitego bingahe imaze gutsinda ibitego bingahe Samira ndebera ibitego Rayon Sport imaze gutsinda ibyizigamye irabona bidahagije igiye kuzana abandi rutahizamu babiri ikeneye gutsinda ibindi karabaye ngaho mbwira ngo umukinnyi wa gatatu akaba ari umukinnyi usatira aciye ku ruhande aho ashobora kuba umunya Central Africa ariko bapira bi hafi ejo hanabonye birori niyo byarabaye ejo niba ejo bundi turaza kugarukaho ngashobora kuba umunya Central Africa Theodore ingabo z'igihugu yawana yinjima Ripangu Christian wamaze kumvikana nayo gusa ngo ibyo nagasogi bikaba bitarakemuka mu gihe Maripangu ngo atakwerekeza muri Rayon Sport iyi kipe ikaba ishaka kumusimbuza undi mukinnyi nawe ukomeye uca ku mpande ibyo karatubwira yambwiye nawe yakubwiye gera bimbwiye twarahuje bakaravuga yaratwarahuje ariko nkuko nanone n'imanza burya tujye niba uko mutarajya mu manza imanza burya nta umuntu uzitsinda mbere
ni ukubyina mbere y'umuziki urubanza rurakugarika wari ufite byose utubarize Kenisi ko atamaze kwemera ahubwo ko umushahara wagezeho izigamye ibitego 18 afite umunyamategeko bita Maître Kabahozi muri Ndahabi Jean Olivier Maître wa mbere muri siporo hano mu Rwanda ma nimero za Maître yabaye n'umunyamabanga wa yamara urubanza ashobora kuba rwararangiye ma nimero za Maître mubaze Maître Olivier ndamwandikira mubaze ariko Wakara kuko Wakara confidence nabonanye Wakara yarambwiye ati Rikari ibi bintu uru n'urucabana Kenisi ni inshuti y'akadasohoka yanjye ndamukubita miliyoni ye yishyuye amezi 3 niba ari 3 niba ari 2 ndamukubita ibyo ni amagambo ya Wakara oya yarabimbwiye abwa ati je Kenisi nta kibazo ati kandi yagiye muri FIFA agashoramo ibihumbi 3 by'idolari ngagiye kurega Gasogi bikarangira agashya ahiye nuwe nta mukinyi uzi izina ndaryibagiye ko n'umunyamahanga rero umunyamahanga ni adiri gusa oya hari umunyamahanga watambwe wajyanye urubanza agashya ni adiri Gasogi byarabaye hari umunyamahanga barekuye Olivier reka nde Maître Olivier ni ibitego 18 igizigamye 18 faza ritararangira none ubwo bazanye bataka babiri muri Ndahabi namuguhaye wamumpaye kuri profile ndabona harimo Toje yamakanzu gowni yamakanzu y'abacamanza iyo rero uyirebe nawe uyirebe urubanza uwo nguwo araziburana kakahava n'ubu harwa nahoze mbona buranira cyo bita ingenzi zahuye zarimo ziryana zubatse ririya soko ry'ihuye urufite ndi kukubwira wenda ibyo by'imanza tubireke kuko Maripanga atanabutse muri reyo wumvise ko afite plan B nayo itoroshye barabiteganyije noneho ni ikipe iyoboye shampiyona byo tuzi tuvuga ngo shampiyona tuyirebe mu buryo bwagutse ni ikipe iyoboye shampiyona ni ikipe itaratsindwa mu mukino n'umwe ni ikipe ifite rutahizamu nganye twagaye gato kuri derby ko adatsinze ariko yahageze inshuro nyinshi zihagije yabuze target gusa n'akantu gato n'ibindi bya match nyine derby akenshi bibaho igice cya mbere hageze gatatu ni nkuko ushaka ko Mbappe kuri El Clasico ukamubura ariko Mbappe n'umuntu watwaye mondial cyane n'umuntu ufite ibitego impishyi kubera ko atatsinze igitego n'umuntu watsinze amakipe hafi ya yose y'amakrebe n'ibihugu ariko kuri El Clasico ukamubura Mbappe ni ibisanzwe ibyo ngibyo wamubura birashoboka kuko twaravuze ngo nta gitego yatsinze bakrema bamushoboye na Suwane ariko ni gutareba no muzamu inshuro wenyine n'umunyezamu barebana iya kane niyo Suwane yamuteje n'abatera hanze ariko yageze muri box iyo yibeshye ariko yari uwo muntu afite undi ugiye kusa nkaho amubyiga kuri uwo mwanya hakaba nabo bajya gusa nk'abawiye cyangwa batakane hari ikintu mwibagiwe ibibana kwa atakana by Uganda Charles Bare yatemushe Robertinho yamuzanye Simba atsinda igitego ubutaha mubanzanyamo na nganye kugira amagira ataka ifite imbaraga arimo uwo muganda cyaba Bare ariko ntago akina ntago baramwicaza baramutegereza ko nganye no kuri bench na uriho no kuri bench ariko urumva ntago ayo mahirwe bari gushaka kuyamuha ubwo rero bazanye udukomeye biranashoboka ko bakwatakishira babiri cyarimwe yego cyangwa batatu ugafata fari nganye n'uwo wundi waba wawe Simba yakomeye mu mateka yari ifite abataka batatu bose babanzamo Tipike Kagere Emmanuel Okwi na John Boko bose bajya mu kibuga icyarimwe ibyo bintu se barabyemeye yari ifite ijya mu matsinda bwa mbere 2008 yari ifite abataka batatu icyarimwe urumva rero Kagere anyura iburyo Okwi ibumoso icyenda Tipike John Boko urumva ubwo niyo reyo tufashe ko Maripanga aje cyangwa umurusha cyangwa bajya kuvuga ku rwego rumwe ushobora no gufasha nka playmaking kuyobora umupira atanga assist nawe yigererayo afite n'uwo murindi w'abafana kubara nka Maripango nemeza ko ari umuhanga pe ubuhanga bwe bashobora kuba abantu batarabuhaye agaciro n'uburemere bwabo kubera kuba ku ikipe yari arimo ikipe ntoya ariko ni muri apenare yo bigaragara vuga cyangwa Kiyovu iyo kipe ubwo urumva yaba imeze ite Maripango ku 10 Keve 6 uyu munani Sefu nyawe Keve 8 Sefu nyawe 6 yego kuko niho biganisha muri retour niho bigenda biganisha ukagira n'abataka rero 10 ahubwo se bashobora kuzatandukana mu Majariwa n'umutozo banza ngo nta wundi ashaka bashobora kuzamureka oya hagati ya Sefu na Kanamugire niho umutozo ngo ashaka igisubizo oya bombi barwanira oya hari undi witwa Richard amushaka ku 8 ariko urumva ko mu gihe Keve yabagaruwe bazanye nimero 10 Tipike uhakina nyine ku 10 apana gwenge ko Keve yajya mu kubera mu banyamahanga yajya ku 8 ubwo hagati ya Sefu na Roger na Richard Maripango ujya kuri 6 ya Maripango ya bundi uzaza biragara ko Keve retour reka twe kubongore turu twegongore turu ngo ni ngoma barangize imikino 15 championnat izagarukira abakinnyi bashya bagomba gutangira gukina oya none transfers kubera kubagiye mu kwambe urabona Tanzania yo baza ira mikini banzi karangira ya faza rikikubura ikava mu nzi ibyo ni mekanika ntabwo ari byo ari igihe byahindutse
ku buryo imikino ya faze baza bakayikina itararangira niyo baba bakina imikino itanu twebwe hano mu Rwanda ntabwo turabibona ibyo kimekanike bazabanza babasoza imikino kuko iyo mwagize impamvu ituma mutinda gusoza ntabwo bivuze ngo abakinnyi bazategereza gusoza ujya urugero Tanzania ntibarasoza faze ariko baguze uyu munsi batangiye gusinyisha abakinnyi bashya kandi batangira gukina yego nuwa ngo bo buri 15 buri 15 z'ukwa mbere buri 15 z'ukwa 12 kugera 15 z'ukwa mbere baba bagura abakinnyi bashya kandi bakahita bakina nushaka bakina imikino itanu batangira gukina nuwa ngo natwe rero kubera ko itariki ya mbere kuri bonani uko numva niba ntibe